twongeye kubasuhuza nshuti zacu, nshuti dukunda, bavandimwe. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bimurimo. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo. Buri gihe umuntu aba afite ikintu cyo kuvuga. Murabizi muri famiye turaganira, mu miryango turaganira, mu bana bacu turaganira. Igihe cyose umuntu aba afite icyo kuvuga. Noneho hariho nubwo abantu baba bafite n'impano, ugasanga umuntu aba afite byinshi yavuga ariko akaba yumva nyine wenda byamutera nk'isoni zo kuvuga, wenda se nabivuga mu buhe buryo. Ariko hakaba n'undi wumva ashobora gutegura ijambo akaba yavuga, akaganira. No mu ngo zacu ntabwo abantu bose ariko baterura ikiganiro. Hari abikiriza, hari abaseka, ariko nk'ababyeyi ubuze abana baganira, uzi umwana ugira story, uzi umwana usetsa, hari abatebya. Abo bantu rero n'ubundi iyo bakuze n'ubundi bashobora kugira impano yo kuvuga, impano yo kuganira. Rero nkatwe b'abakinnyi ba filime, komedi, dufite impano nk'izo, n'ubundi kuvuga ni ibyacu n'umurimo wacu, biratworohera cyane. Njye rero nkunda no kuganira. Muri karagiteri yanjye habamo kuganira, gusetsa. Nshobora no kuvuga rwose ikintu ndi gutebya. Dushobora no kuba turi mu bantu rwose tugasererezanya. Mbese uretse kuko umuntu agenda akura bigenda bishira bitewe n'urwego aba agezemo. Hari ukuntu uba umaze gukura ukagenda nyine ubigabanya bikagenda bishira. Ariko pe ahantu mba ndi nta rungu. Niyo mpamvu ntashaka ko mugira irungu. Niyo mpamvu nkomeje kubaganiza, kubaba hafi. Akibeka TV turahari. Mba numva nifuza ko hagira n'abandi bo muri groupe yacu baza tukaganira, cyangwa se n'inshuti ku ruhande tukaganira. Ariko murabizi ko muri iki gihe biba bitoroshye, ariko hari igihe tuzaba turi kumwe n'abantu hano tukajya tuganira, haba muri ibi bihe cyangwa no mu bindi bizaza, kuko byose tubiheshwa n'Imana. Iyo umuntu yabyutse bikemera ashima Imana. Rero ndagira ngo twongere tuvuge ku ijambo ry'Imana, kuko muri ibi bihe Imana niyo dushyira imbere. Imana niyo idufasha guhumurizwa. Imana niyo idufasha kwiyunga n'abacu. Imana niyo idufasha kwiyongeramo intege. Imana niyo idufasha muri byose. Hano hari ijambo riri muri Yeremiya nanone, ibice 15 umurongo wa 19. Haravuga ngo, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, niko Uwiteka Imana avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Amen. Iri ni ijambo ryiza twavuga muri iki gihe, naryo rikadufasha. Hari ukuntu umuntu, twese turi abana b'Imana, niyo yaturemye, niyo mubyeyi.
nubwo hano ku isi tuba dufite ababyeyi batubyaye, ni inzira Imana yacishijemo kugira ngo ikugeze hano ku isi. Imana ni umubyeyi, Imana izi ubwenge. Imana yahisemo kuturemera ababyeyi n'abavandimwe kugira ngo tureme urukundo. Biriya bintu bidufasha kurema urukundo, bidufasha kutamera nk'inyamaswa. Inyamaswa murabizi hari izibyara zikigendera, zituraga zikigendera, kanuka kimenya hirya no hino, yaba ari agashwi yaba ari agaki, inka ikabyara, inyana yayo ikagurishwa. Ariko ku bantu siko yabigenje. Umubyeyi arabyara, akamenya umwana we, akamwonsa, akamuheka, akamuguyaguya. Iriya ni inzira y'urukundo, kugira ngo urukundo wagiriwe n'umubyeyi, urwo rukundo rukubemo, maze nawe uzarukunda buzabyara, hanyuma bigahererekana. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bakunda kugira imico bakuye mu miryango bavukiyemo, ariko ni inzira nziza Imana yakoze kugira ngo abantu bari mu rukundo hano ku isi tureke kuba nk'inyamaswa. Hanyuma rero ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka. Ni ukuvuga ngo nanjye mvuga ngo n'ubundi turi abana b'Imana, ariko hari ukuntu tujya kure y'Imana, tukajya mu byangwa n'amaso yayo, tukajya mu byacu, tukajya mu nzangano, tukajya mu macakubiri, tukajya mu magambo mabi asenya abavandimwe, asenya imiryango, asenya inshuti, asenya igihugu. Tukavuga amagambo mabi dupfobya, nkaho wakubatse mugenzi wawe ahubwo ukamupfobya. Oya, icyo gihe uba urimo kujya kure y'Imana. Ariko ijambo riravuze ngo nugaruka. Imana n'umubyeyi. Wagiye Imana irakureba, uri mu bujura, uri mu businzi, uri mu busambanyi, uri mu bintu byinshi namwe murabizi bitemerwa n'Imana yacu, bitemerwa n'igihugu cyacu. Uri gusuzugura abayobozi mu gihugu, ni wowe uvuga amagambo y'ingengabitekerezo, ni wowe urimo kurema inzangano, ni wowe urimo kugarura ibintu by'amoko, ni wowe utarimo kubaha abayobozi bacu, ni wowe utarimo kwiha agaciro, ni wowe utarimo guha agaciro bagenzi bawe. Icyo gihe urimo kujya kure y'Imana, ndetse urimo no kujya kure y'igihugu. Ariko ijambo ry'Imana, kuko Imana ari umubyeyi, Imana ihora ikunda abana, umubyeyi ahora akunda abana. Disi nubwo wagiye kure, ariko Imana iracyagukunda. Noneho rero igutumyeho Rebeka nonaha akakubwira ngo nugaruka nzakugarura, kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagiye, Imana iba yifuza ko agaruka. Imana ibivuga ngo ariko Rebeka azagaruka ryari? Ntabwo hari abantu bavuga ngo Imana ngo niyo yabikoze, ariko ijambo ni ryiza. Hano ijambo ravuga ngo nugaruka nzakugarura. Ni ukuvuga ngo nawe uba ufite uruhare mu byo urimo, mu byo ucamo, mu buzima bwawe. Nawe uba ufiteho ka percentage k'uruhare kuba bitari kugenda neza, kuba bitameze neza. Nawe uba ubifitemo akantu k'uruhare. Akantu kameze gute rero? Kuba waragiye kure yayo, kure y'Imana, urwo nawe n'uruhare wagize kuba bitameze neza uyu munsi. Cyangwa se birashoboka ko ushobora no kuba uri kumwe n'Imana ariko uri ku kigeragezo. Icyo ni ikigeragezo,
wenda cy'ubukene, wenda cyo gusonza, wenda cy'amagambo, wenda cyo kwangwa, kuko iyo umuntu ari no mu Mana arageragezwa. Ariko hari ukuntu ugeragezwa, ariko wareba ukabona wa muntu nubwo ari mu kigeragezo hari ukuntu ubuzima bwe bumeze. Ariko aha ni umuntu wagiye pe. Imana iravuga ngo nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Kugira ngo uhagarare imbere y'Imana biragusaba kubanza kugaruka. Naho ubundi ibyo wavuga byose imbere yayo utarayigarukira ni ubusa. Hanyuma ngo kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Murabyumva? Ibishimwa nubivana mu bigawa ni ukuvuga ngo imirimo mibi nuyireka ugatangira gukora imirimo myiza, ukareka ubujura, ukareka amacakubiri, ukareka amagambo apfobya, ukareka amagambo apfuye, ukareka amagambo y'ibinyoma. Hari abantu beshejweho n'ubutubuzi, ibyo ntabwo Imana ibyemera. Nubasha gukura ibishimwa mu bigawa, ugatanga imisoro neza, utanyereza ibintu bitari ibyawe, ukavugisha ukuri mu bavandimwe, mu muryango wawe, ukareka ikintu kibi, nshuti yanjye, uzahinduka nk'akanwa k'Imana. Ntabwo waba akanwa k'Imana kandi ukivangavanga ibibi ukabivanga n'ibyiza. Imana ntabwo ibikunda. Niyo mpamvu ikubwira ngo nugaruka izakugarura, ariko nuvana ibishimwa mu bigawa uzagaruka ikugarure ya. Ariko none bivuga ngo iby'Imana bihora bizamuka. Washatse kugaruka, ndakugaruye mwana wanjye. Hanyuma ikaguhanga ijisho ngo Imana ngo izadukura mu byaha, ngo Imana ngo izadukura mu bibi. Oya, weho washatse kugaruka sawa, Imana yakugaruye, hanyuma iguhanze ijisho, ariko igahita inakubwira ngo nukura ko ntacyo uri gukora, wagarutse ndi kubibona, ariko uracyabeshya bivanga no gusenga, uracyari indyarya mu bantu, mu nshuti no mu baturanyi, bivanga n'amasengesho. Oya, nuvana ibishimwa mu bigawa, ubwo ni imbuzi. Imana iradukunda ikanatubwira, ni ukuvuga ngo ni wowe ugiye kuva mu byaha, ni wowe ugiye gutandukanya amagambo mabi. Niyo mpamvu bavuga ngo gukizwa ni ku mutima. Waje n'ibyo uri mu nzu y'Imana urimo urahamiriza, urimo rwose ibintu n'ibyo ni sawa, ariko rero hari ibyo utarakora biri mu mutima twe tutareba. Ari hahandi n'umupasiteri, yaba ari umushumba, uwo ari we wese, agakiza ke karimo indani hahandi Imana ireba. Niyo mpamvu ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Ni mu ibanga nyine, ni mu mutima. Rero nukura ibishimwa mu bigawa, nuhita uva mu byaha ukareka bya bindi byose bibi, umva nanone ubwo wabikoze cyangwa nturabikora, umva rero ikintu gita gikurikiraho yamaze gukura ibishimwa mu bigawa. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Mwamenya mama Benison nta gisinda, nta kinywa inzoga, si wabaga repfira ku muhanda ateze, nta kijya gutega, ntabwo akiri indari, ntabwo akiri umurozi. Uzi ko twamubonye mu materaniro. Imana izakuvuganira, wowe ntuzabagarukire. Ubundi si ubwo wabagarukira ute? Barakwanze kubera imico mibi wari ufite, kubera ibibi wakoraga, kubera ibibi wari urimo. Ubwo bakwibuka bate? Bakwibuka bate mu bihe nk'ibi byo kwibuka abacu bazize jenoside? Ubabwira amagambo y'urucantege, ubabwira amagambo yo gupfobya, ubwo bakwibuka bate? Ubwo se weho wabagaruka imbere ute? Ariko Imana yonyine, kuko wayigarukiye ugakura ibishimwa mu bigawa, ngo bazakugarukira, izajya ibabwira, izajya ikoranya abantu bagenda bavuga, ariko mwamenye
wa mudamu utuye hariya hepfo, ariko mwamenye ibye, muzi ko yagiye kwihana ku rusengero, muzi ko yakishijwe, muzi yuko atakiba, muzi wa musore wa hano haruguru nta agakinkura umujyi neza yarabyivugiye. Bazakugarukira kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, iba igihome gikingiye abo bantu. Tubaye tugarukiye aha, Imana izahita igukomeza, Imana izahita ikubaka, Imana izahita iguhindura. Urabyumva ukuntu izahita igushyira mu rwego rukomeye. Ni ukuvuga ngo uzaba ukingiye abo bantu, uzababera byinshi, uzababera n'umuyobozi. Mbese umuntu akingira abantu gute? Izakugira umuntu ukomeye muri ba bandi bakurwanyaga. Noneho ngo numara kuba gutyo, ngo Imana nimara kukugira inkiki ikomeye, iba igihome gikingiye abo bantu, umva ukuntu bizagenda. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Bazakurwanya bate? Hari abo mwasambanaga, hari abo mwanywanaga inzoga, hari abo mwajyanaga kwiba, hari abo mwari mufatanyije ibikundi by'amagambo mabasenya, amagambo atubaka igihugu, atubaka imiryango, atubaka itorero. Abo bazakurwanya, agiye kutuvuga, agiye kutuvamo, bakurwanya. Noneho na babandi rero bazakurwanya. Ntabwo mwibuka wa mwana w'ikirara yagarutse mu rugo, papa we akuramo impeta arayimwambika. Papa wabagisha ibimasa, hanyuma umwana yasize mu rugo byagenze gute? Ntiyatangiye kuvuga utugambo no kugira umushiha. N'aba rero bazakurwanya. Ari abo usanze bazakurwanya, ari abo usize bazakurwanya, ngo ariko ntabwo bazakunesha kuko wagarutse, kuko wagarukiye Imana iri kureba ku mutima. Bari impamvu bakurwanya ntibari kukwizera, bariya nyine barakurwanya ko bavuga agiye kutuvuga, agiye kutuvamo, agiye kumena amabanga yacu yose. Hanyuma bariya nabo ari kutubeshya, agiye kugaruka kudutesha umutwe. Ariko kuko Imana iri mu mitima, iyo niyo izakurwanirira ikuneshereze, ntabwo bazakunesha. Humura, garukira Imana. Ngo kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurukore. Humura, Imana izakurwanirira. Wigira isoni zo kugaruka mu gihugu cyawe, kugaruka mu itorero, kugaruka mu muryango. Humura, nkuvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Amen. Tugarukire Imana, mugarukire Imana, izabarengera. Hari n'irindi jambo riri hano hejuru gatoya ku murongo wa 11 rivuga ngo Uwiteka yaravuze ati ni ukuri nzagukomeza ugubwe neza, ni ukuri nzatera abanzi bawe kukwisunga mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'umubabaro. Iri ni ijambo ry'Imana. Ntabwo twavuga byinshi, ariko mu bikeya dufite byo kuvuga harimo icyagufasha. Humura, icyo usabwa ni ukugarukira Imana, hanyuma nugaruka izabana nawe, izakurwanirira, izakuneshereza, izakubera byose. Ntacyo uzaba, nimuhumure, ntacyo muzaba. Ni ukuri tugarukire Imana, tugaruke mu nzira nziza, tugaruke mu nzira y'ubumwe izatugeza ku majyambere, izatugeza ku iterambere, ikatugeza ku byo twifuza. Nugarukira Imana nayo izakugarura. Mureke tugarukire Imana nayo izatugarure. Ntabwo washobora kwigarura, ariko yo yabishobora. Imana niyo ishobora byose. Yavuze ko ari itanga agakiza, ngo ikagatanga uko ishaka kandi no mu gihe ishaka.
ariko ubanza kwereka ko ushaka agakiza. Wowe ubanza gutera intambwe imwe, izindi zose ikazongeraho. Mwaganiraga na Akimana Rebecca kuri Akibeka TV. Murakoze cyane. Ijambo ryari nugaruka nzakugarura. Imana ibaha umugisha. Nshuti zanjye, ndabakunda cyane mu Mwami wacu Yesu Kristo. Ciao ciao.